Hello, murakaza neza kuri sheni yacu aho tugenda dusanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ingenzi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dusangaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uburyo wafata neza umusatsi wawe n'uburyo wafata neza uruhu rwawe, amavuta wagenera uruhu rwawe, amavuta wagenera ndetse n'umusatsi wawe. So rero uyu munsi nabateguriye kubereka akantu keza cyane kagufasha umusatsi wawe k'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kuba utazi neza yuko hari amavuta akubiyemo ibiryo bigaburira umusatsi. So uyu munsi rero naje kuyakwereka. So rero ni aya ngaya, aya bayita Lanolin Hair Food. Ni amavuta meza cyane, rero nguko uko asa n'ibindi ndayakoresha cyane mu musatsi wanjye. Ibintu by'ingenzi biri muri aya mavuta usangamo intungamubiri esheshatu, essential vitamin zifasha gukura neza k'umusatsi ndetse no gusa neza k'umusatsi, zigatuma umusatsi wawe wabyibuha ukamera neza, kandi bigafasha n'umusatsi wawe kuba uri mu mwanya neza, apana ugasanga umusatsi uri mu mwanya wabugenewe ariko ukabona ushobora kuba wanasokoza ugacikagurika. So ni amavuta amwe meza cyane kuba wayakoresha, harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagufasha. Icya mbere cy'ingenzi, afasha ku musatsi wawe, agufasha kongera ububobere mu musatsi wawe kuba yagufasha kuba waba uri gusokoza umusatsi ukumva umusatsi ntabwo wumagaye, cyangwa se mu gihe urimo urawukuramo uwitaho ukumva umusatsi uborohereye cyane. Ikindi kintu cy'ingenzi afasha kuba umusatsi wawe wakura neza kandi uri kubyibuha, ufite imitoto, ushashagirana, uri gusa neza cyane. Ikindi kintu yongera aya mavuta mu musatsi wawe, yongera kurabagirana k'umusatsi, ku buryo niyo waba wabuze n'umwanya wo gusiga amavuta mu mutwe ariko usanga yuko umusatsi urimo urasa neza, urebye ku buryo umuntu ashobora kugira ngo wasizemo amavuta. Ko niba urimo urakoresha aya mavuta ya hair food, ntabwo bikwiye yuko utakoresha n'amavuta yo gusiga mu musatsi bisanzwe. So rero biba ari ibiryo by'umusatsi, ntabwo ari ukuvuga ngo bikuyeho yuko wasiga n'amavuta ayandi mu musatsi. Aya ni ibiryo by'umusatsi byabugenewe, ku buryo ushobora no kuyasigamo nka nimugoroba ugiye kuryama, byibuza nka rimwe mu cyumweru. Byaba byiza cyane usiga ugiye kuryama, ugategamo igitambaro, biba byiza ku buryo indi minsi yose waba ujya mu kazi cyangwa se utajya no mu kazi, waba ugiye gusiga amavuta, urede aya mavuta aba yarabanjije mu musatsi wawe kandi ugasa neza cyane. Ikindi kintu aya mavuta afasha umusatsi wawe, afasha kuruhura uruhu rwo ku mutwe. Hari igihe usanga imyanya y'ubuhumekero bw'imbere mu musatsi bwo ku ruhu hari igihe iba izibye. So rero mu gihe amavuta uri kuyakoresha atuma yinjiramo akanazibura iyo myenge iba iri kuziba, igatuma uruhu rwo ku mutwe rumera neza. Hari igihe usanga nk'uruhu rwo ku mutwe ushobora kurukoraho rukavubuka cyangwa se rukaba rwazana imvuvu. So rero mu gihe uri gukoresha amavuta ushobora kwegura nk'imbere ukabona hari gusa neza cyane, harabagirana kubera ko haba harimo itoto rinyuze muri aya amavuta. So rero amavuta ubaye wabona aho wayagura cyangwa se ubaye uyazi, watanga ubuhamya bwayo, cyangwa se ubaye uyakunze wayashakisha ukaba wayagura mu mashopu agiye atandukanye bitewe n'aho waba uherereye. So ibindi bikubiyemo muri aya mavuta harimo Lanolina igufasha kuba gukura neza k'umusatsi, kandi umusatsi ukaba uri gusa neza uteye amabengeza. Ikindi kintu cy'ingenzi kirimo, hakubiyemo vitamini zongera ubuzima bw'umusatsi, umusatsi ukagira ubuzima bwiza cyane, ukabona ko ari umusatsi ufite ireme, atari umusatsi ushobora kuba nawe ubwawe wicara wumva uri guhuzagurika kuri wowe, ati nimusokoza sinapfa gushyiramo ikintu
watunga umusatsi ugomba kuba wagira ubunebwe, ugomba kuwuhereza intungamubiri nk'uko uhereza umubiri wawe uri kurya, ukawuhereza za mayonezi, ukawuhereza n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo ugire umubiri mwiza. So n'umusatsi rero ugomba kuwitaho, ukawuhereza amavitamine yayo, ukawuhereza ibiryo byayo byawugenewe. So rero niba wumva aya mavuta ari meza cyangwa se uyazi, uzi kwandika muri komenti, ube wanatanga n'ubuhamya, cyangwa se niba hari icyo udasobanukiwe kuri aya mavuta ube wakandika muri komenti urasubizwa. Kandi nawe niba uyakoresha komeza uyakoreshe, ni amavuta meza cyane. So rero reka dusubikire aha ngaha video y'uyu munsi, naho ubutaha